nta muhungu wari wayataka. Reka twe turitonda. Nta muhungu wari wayinyungutimira. Reka ise ni bombo. Yes, ibihe byiza kubakurikirana ibiganiro by'ubumwe Media. Icyo twababwira tubakunda cyane tukuye ku mutima. Murambabwira yuko uko bwije nuko bukeye nzangerageza kubahereza abakobwa bakizamuka n'abahungu bakizamuka kuko bafite ibintu byinshi cyane mwakwigiraho yewe bagenda bababwira. Icyo twababwira tubakunda cyane tubikuye ku mutima. Share, comment na subscribe byo byose biba bikenewe. Uno munsi rero nongeye ndashakisha ndongera ingwa ku mukobwa. Umukobwa ndamwigira ati ndashaka yuko uzukaganiriza abakurikirana ibiganiro by'ubumwe Media. Ndakwakiriye ku Bumwe Media. Tangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze, amazina yanjye banyita Uwase Denise. Ariko abenshi banzi nka Dexy, nkaba ndi umumodo. Ndumva ari ibyo nabibwiraho. Nose Deri. Urabizi kuri mwiza. Ntago nari mbizi ariko urakoze. Amo mbikubwiye. Ubwiza jewe nigutega kuri kamera. Je nirewe muri kamera mbona uri mwiza pe. Nubundi mo ndabona uri mwiza. Urakoze. Ikubwira impamvu se. Ikintu cya mbere ufite amaso meza. Amazuru meza. Iminwa myiza. Nuko urakoze. None se iminwa yawe. Nta muhungu wari wayataka. Reka twe turitonda. Nta muhungu wari wayinyungutimira. Reka ise ni bombo. Reka ntago ari bombo. Oya, impamvu bikubajije ejo bundi nari nibereye muri karitsiye none ukwinjira muri Byogori nuko masanga umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yari yafashe iminwa yiwe yayijunguze iki n'iki arimo arayinyunguta. Ibyanese se navuga ati se ni bomba arimo aranyunguta cyangwa ni iki n'iki arimo aranyunguta. Singiye imbere mbona yamufashe iminwa yiwe. Abo bantu bavuga iki? Oya, abo ngabo akenshi usanga ni muri iyi minsi nyine. None se akabazo k'amatsiko yarimo aramujya iminwa yumvamo iki? Se ngenda bizi kuri kwimwe twagira ngo ni njye wari ubonye ahubwo. Je nagize go yarimo aramunyunguta iminwa hari isuka barimo aramuvanamo. Reka ntabyo nzi. Ariko kumenya binagira birabiho. Simbizi. Ntabwo bizi. Ese bakobwa b'iki gihe ko nahize ngo nawe uri tayari gini cyangwa reka mbigeregereze kuri kamera tuyumve ukuntu biba bimeze. Reka kandi ngiye ibyo natajya mbikora nyine twari tugiye kubigerageza kuri kamera twumve ikintu baba barimo barumva. Shawa pepe. Aha mfo nakuzanye abakobwa b'iki gihe mwamaze guhinduka. Ushaka kuba utarimo ariko cyangwa unarimo. Impamvu aba bakobwa twa Dorcas na Vestine murimo murabona aba bakunzi bacu b'Ubumwe Media barimo barabona ifoto. Aba bakobwa ngihago bazamutse ejo bundi muri 2018 bo bazamutse subize muri za 2019 gutyo 2019 baturutse Musanze ari muri inda habiri muri abafasha. Abakobwa baje ari naturere ari abantu basenga pe ari abantu bakunda Imana. Ariko imyaka imaze nk'imyaka 4 ariko abakobwa bamaze guhinduka. Gute se? Impamvu abakobwa basiga bajya kuri social media bakipostinga basizeho bya bisatsi bya menshi abarukuru ko ibyo ntabwo bajya bikunda. Kubera iki? Sinzi impamvu badakunda ngo imisatsi ya menshi cyangwa ibintu bimanuye bigeze ku kibuno. Ariko Vestine ejo bundi nabonye umukobwa yaratayeho imisatsi igeze ku kibuno. Ngo ndetse n'imico yiwe ngo yagiye ihinduka. Abakobwa mwabaye dusangiza. Oya ntacyo twabaye ahubwo nyine niko umuntu aba ashaka kumera. Imisatsi se niyo izajya mu rusengero nsenge niyo izajya kuri mikoro ngiririmbe wapi. Kandi ngo imisatsi iri mu bintu bituma abahungu bacumura. Usura umuhungu. Ndi umuhungu pe. Nkureme ingofero ucumure ngo kuko mfite umusatsi. Oya ikibazo twebwe dufite umukobwa yateyeho ibisatsi bigeze ku kibuno. Nicyo kintu bahise bibaza se ko uyu mukobwa twari tuzi yuko bino bintu batabikwa kuko ari abarokore byagenze ute? Yego ko byagenze ute? Amafaranga yarabonetse. Nase ibyo byose wajya kubikora n'amafaranga ufite. Amafaranga yarabonetse. None se nta nubwo ari ibyo byonyine gusa. Abakobwa b'iki gihe bafite imyitwarire mibi. Ejo bundi nari nibereye kuri moto nuko mbona umukobwa wambaye ikariso gusa. Umukobwa yari yasinze ari kugenda agurira ikariso
namubonye hano mu mujyi wa Kigali ikariso gusa. Erega buri muntu afite uko atwara ubuzima bwe. Ubu nawe nyine bashaka kubutwara afite impamvu abyambara. None se uko si ukwangiza urubyiruko rw'iki gihe? None se ibi bintu urimo urakora nuhura n'umwana w'imyaka 5 akabona wambaye ikariso mu muhanda n'isutiya gusa, ubwo icyo gihe ntabwo uba umwanduje uwo muco? Nyine ambonye rimwe nta kintu byaba bimaze, kereka buri gihe ahora mbona tubana se. Urubyiruko rw'iki gihe rurafata, nshobora kukubona rimwe gusa, nakubona rimwe ibyo bintu bigahita binzamo. Ni iki cyabateye? Ntacyo, ahubwo nyine ni iminsi ihinduka, uko iminsi ihinduka tugenda duhindukana nayo nyine, noneho cyane cyane muri iyi Kigali. None se iyo minsi ko ari abihindukiraho, ariko ntibagaragaze iyo myitwarire imeze gutya? Nyine ubwo biterwa n'umuntu uwo ari we. Ubwo ngewe ushobora kumpindukana bikagaragara biri fizikari, ariko n'ushaka nyine bikamuhindukana ukabona n'ikintu gihindutse, ariko we mu mutima we aba azi ukuri yuko ibyo nyine bimeze. Ariko ngo abakobwa b'iki gihe ngo ntabwo mugisenga. Gutese turasenga, so uyu munsi nyine navuye gusenga cyane. Wagiye gusenga? Nagiye gusenga. Ko bijya kugaragaraho? Yego, ushingiye ku iki? Izi mpamvu usa n'umuntu w'umunyabyaha. Yego. Icyo ni ikirere cy'Abanyarwanda, mubona umuntu mukamubonamo nyine icyo mushaka kumubonamo, apana we nyine uko ari. Nicyo kibazo dufite. Oya se ubu ngubu turaje ikiganiro ngagukurikira, sinasanga urimo abakobwa bahita bajya kwihengeka. Eka ubwo se twagiye ukanamerekeza ukarabona njye mva hanjya mu rugo. Oya se niko yabimeze. Abakobwa b'iki gihe nabonye batakunda mu rugo, bahanga kubi. Muhangira iki? Njye ntago manga, ndahakunda, ariko nyine hari igihe kigera ukavuga ati se ukabona nyine n'ubundi wanya nta kintu uri kuhamara, n'indi mirimo yose wayisoje ukavuga ati kambe narasa ukatarasa, ugahura n'inshuti, nyine ubuzima bukaba ari ubwo ngubwo. None se ku myaka ya 20 ni urugero nyine ufite imyaka 20 ugahura n'umupapa w'imyaka 65 akakubwira ati ndashaka kugushyira mu rugo, wabyemera? Ashaka ko tubana njye nawe, wabyemera? Byaterwa nanone. Byaterwa gute se? Gutibya ngo byaterwa? Byaterwa n'ubuzima nshobora kuba mbayemo, n'ukuntu umuntu yaba ameze, ese n'urukundo, ese nyine ndi bimwe byo muri iyi minsi byaje ngo bashuka dade, nyine namenye icyo nshakaho nyine. Ariko bakavuga ngo ati ngo abapapa b'imyaka 65 ngo ntabwo baba bazi gutera akabariro. Yego, ngo baba bazi gupfubiriza ngo urubyiruko. Ntabwo mbizi ibyo byo, kuko sinjya mbijya mu kuko nta n'umwana nabona kujya muri ibyo bintu nyine ngewe. Hari umukobwa ndimo ndaganira nawe ejo bundi, arambwira ati ngo abapapa b'ibikara ngo batanga show ya dance, ariko ngo abapapa b'inzobe ngo iyo bageze mu buriri ngo biranga pe. Ahita ambwira ati muna mfite umusore dukundana w'inzobe, tugiye gukora nyine mu buriri, arangije arampfubiriza ngo navanyemo indwara y'umugongo. Ibyo bintu nibyo cyangwa yaratubeshye? Ntabwo njye byo narego mbizi. Nyine ashobora kuba afite nimba yarahuye n'abantu benshi, ashobora kuba afite uburyo yabivuzemo nyine nuko anabibona. Njye yarabimbwiye hamwe ngo ese ibyo bintu abizi? Navuga ati sinzi pe. Ngo umupapa ngo w'igikara cyangwa abasore b'igikara ngo batanga show ya dance mu buriri, bakarangiza ngo bagakora ngo n'iminota 15, ariko abasore b'inzobe ngo n'iminota 2 ngo ntabwo bajya bayikora. Reka ngo bazere akabazo k'amatsiko, suri igikara ndetse ibyo bintu byibonaho byibonaho ko nabikora ko wasanga ibyo neze mbikeka. Nanjye rero sindabikora, simbizi rero. Ubwo bagakwiye kubumbwira nyine nimba koko ibyo bavuga kuri mwe bibikara ariko kuri. Oya, njye ntabwo nabikora, nimba narabikoze nahita nkubwira. Nanjye rero simbizi kabisa. None se niki wagira, niye nama wagira abakobwa bamaze guhinduka basigaye bagaragaza imyitwarire mibi? Ariko uzi njye ikintu kimbabaza ni kimwe, uzi gukuru umukobwa umwe mu muryango, urumva mu bwana bwawe waritondaga usenga,
ariko ku myaka ya 20 cyangwa 18 ugatangira guhura na bwa busore bugatangira gukoroga bukakubeshye gutya bukakumena mu nzoga ugahinduka. Je nicyo kintu kimbabaza kubura umukobwa umwe mu rugo ariko ukagira indi myitware mibi. Abo bantu niye nama wabagira. Niye nama wabagira. Oya, guhinduka ko umuntu arahinduka ntabwo ko wavutse siko wapfa, ariko nanone uba ugomba kuvuga ati ko mpindutse mpindukanye iki, biramfasha iki, cyangwa se birafasha inshuti zanjye cyangwa se muri sosiyete nyine rusange. Niyo nama ngo ubura umukobwa umwe wanyu ngo ugahinduka, ndumva ngewe ibyo ntabwo bisobanutse. Uhinduka nyine bite, ariko akenshi ujya ubona ko bituruka ku babyeyi iyo umwana ajya guhinduka, ariko ni nabyo bituruka ku babyeyi cyane cyane b'abagore, kugira ngo umwana ajye guhinduka. Gusa ngewe ko ndi umwe nyine mu rugo, ninjye mukobwa njyenyine sindahinduka, ariko nyine nanone uko navutse nanone siko najya gupfa, nzahinduka bitewe abo twirwana nyine mu buzima bwa buri munsi. Ngenda mpinduka gake gake, ariko sintekereza ko najya guhinduka kuri rwa rwego buri umuntu wese abona akavuga ati warahindutse. Wenda ari neza navuga ati ni byiza, ariko nabi wapi. niyo nama ubagiri bamenye nyine, bamenye ahantu baba bagomba guhindukira n'aho batagomba guhindukira, aho babariza. urakoze cyane, urakoze. Imana ikumera umugisha. Ikintu nagukundiye kindi uvuga makeya pe, yicisha bugufi. Ibyo nabizi ntabwo nari mbizi. kuraje ukomereza. Yes, narababwiye ati nzajya ngerageza kubaha ibintu bishimije cyane. Niba bidanashimishije ujye muri comment utubwire kugira ngo ubutaha tuzabashe guhindura yewe gukosora ibyo twagiye twica. Icyo twababwira turakunda cyane, share, comment na subscribe. Ciao ciao.